igihe nabayemo ndasonza nicwa n'inzara nambara ubusa ntabwo nari mbizi ko hari ikindi gihe cyategetswe nzaba ntacicwa n'inzara nzaba ntacambara ubusa. Icyo gihe sinari nzi ko gihari, ariko mu bintu byari bihari icyo gihe nacyo cyari gihari. None igihe cyo kwicwa n'inzara, igihe cyo kwambara ubusa byasimbuwe n'igihe cyo guhabwa ibyo kurya, bisimburwa n'igihe cyo kwambara. Ibyo bihe byabayeho, ariko uyu munsi hari ibindi byaje. Umugisha, reka dushimire Imana ko yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, kandi namwe tubashimire uburyo mudahwema gufatanya natwe kwamaza ubutumwa bwiza. Reka mbabwire ko bijya bitunezeza kubona wagiye muri commentaire ukandika, kubona wafashe icyigisho ukagisharinga abandi, kubona gisize kuri stati yawe. Nukuri iyo ni inkunga ikomeye, uwo ni umusanzu ukomeye ubufatanyije natwe kwamaza ubutumwa bwiza. Kandi iyo hari umuntu wakira ubutumwa bwiza kubera wowe, nawe uba wakira umugisha. Birava ngo umwigisha agabane n'abigishwa. Rero iyo ukoze icyo gikorwa ubugize neza, bamaje ubutumwa bwiza, nawe uhawe umugisha. Reka dushimire Imana ko ngiye kuduha umwanya no kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana, turagushimiye kuri Imana nziza, urakoze kuduha ubuzima, niyo mpano iruta izindi zose. Wakoze rero, ari ngiye wabumpaye, n'abari kuntega amatwi wabubahaye, abari hafi ndetse n'abari kure. Reka ijambo rya rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome mu Mubwiriza igice cya 3, dusome umurongo wa mbere wonyine. Haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Reka subiremo, ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ndagira ngo nkuganirize ijambo numva Imana yashyize ku mutima, ijambo rivuga ngo nawe igihe cyawe kirahari. Nawe igihe cyawe kirahari. Reka bisubiremo, nawe igihe cyawe cyo gutabarwa kirahari. Cyaba uyu munsi, cyaba ejo bundi, cyaba muri uku kwezi, cyaba mu kwezi gutaha, icyo mpamya nashidikanya nuko nawe igihe cyo gutabarwa kwawe kirahari. Habakuki yaravuze ngo ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda, naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza, ntibizahera. Yemwe abari bacitse intege, abari barambiwe kubera gutegereza, ndabyemera, niba hari ikintu kivuna ni ugutegereza. Noneho gutegereza umuntu utazi igihe azazira, gutegereza ibintu utazi igihe bizabera, biragoye, biravunanye. Ariko reka nguhumurize, nkubwire ngo nawe igihe cyawe cyo gutabarwa kirahari, nanjye icyanjye kirahari. Utagira ngo batabawe igihe barakimaze, hoya ufite icyawe, nanjye mfite icyanjye. Biba bisobanuye ko niba uri mu gihe cyo gutabarwa kwawe, nk'abandi mu gihe cyo gutabarwa kwanjye, singire ngo abatarakigiramo ntibazakigeramo, kuko icyanjye cyageze cyangwa cyarageze. Ariko niba cyarageze kirabisikana n'igihe cy'abandi. Reka nguhumurize we warucitse intege. Bibiliya yavuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka, habaho igihe cyo gushaka, habaho igihe cyo kubyara, hakaza n'igihe cyo gupfa, habaho igihe cyo gukena no gukira, habaho igihe cyo gutunga no kudatunga. Ibyo bihe byose munsi y'ijuru Imana yabigeneye igihe cyabyo. Hari igihe nabayemo ndasonza nicwa n'inzara nambara ubusa, ntabwo nari mbizi ko hari ikindi gihe cyategetswe nzaba ntacicwa n'inzara, nzaba ntacambara ubusa. Icyo gihe sinari nzi ko gihari, ariko mu bintu byari bihari icyo gihe nacyo cyari gihari. None igihe cyo kwicwa n'inzara, igihe cyo kwambara ubusa byasimbuwe n'igihe cyo guhabwa ibyo kurya, bisimburwa n'igihe cyo kwambara. Ibyo bihe byabayeho, ariko uyu munsi hari ibindi byaje. Nabaye mu buzima ntazi ko nzitwa papa w'abana, nabaye mu buzima ntazi ko nzashaka.
nari ndimo cyatumaga ntekereza gutyo. Ariko kuko Imana yagennye igihe cyose munsi y'ijuru, yari yaragennye ko kino gihe nzaba ndi umupapa, mfite umudamu, mfite abana. Ubwo bya bihe mbyibuka nk'amateka, ariko si byo ndimo. Reka mvuge ijambo ry'ubuhanuzi. Uzi ko hari ibihe Imana igiye kugukuramo ukajya ubyibuka nk'amateka. Uzi ko hari ibihe Imana igiye guhindura ku buzima bwawe ukajya ubitanga nk'ubuhamya ariko utakibirimo. Ndabizi uzahagarara nk'aha mpagaze, uzahagarara n'ahatari aha ngaha, ariko umunsi umwe uzasangiza abantu babwire ngo hari ibihe nabayemo none nabivuyemo. Uyu munsi hari ibindi ndimo, kuko ikintu cyose munsi y'ijuru Imana yakigeneye igihe. Nabayeho mbona abantu ari abakene, bukeye mbona bakize. Nabayeho mbona abantu ari abakiri, bukeye mbona bakennye. Nabonye abantu bari bafite amazu bucya bajya gukodesha. Nabonye abantu basohoraga mu mazu bucya bafite amazu yabo. Ibyo narabibonye igihe kirabikora. Nabonye abantu barira bugacya baseka. Nabonye abantu baseka bugacya barira. Tujye tumenya ko ibihe bisimburana. Nubona uri mu gihe cyiza, bana neza n'abari mu gihe kibi, kuko hazamuka haranamanuka. Wabona uyu munsi uhuye n'umuntu arira, ejo mukazahura aseka, wowe uri kurira. Si cyo nkwifurije, nta wifuza ibibi, ariko mu by'Imana yagennye munsi y'ijuru nabyo birimo. Iyo usobye kino gice ngo habaho igihe cyo kurira no guseka, guhobera no kudahoberana, byose Imana yarabigennye. Niyo mpamvu zaburuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yaraye mu gihe cyo kurira, yaraye mu gihe cy'amara, ariko bukeye ari mu gihe cyo kuvuza impundu. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, muma munteze amatwi, mugabo unteze amatwi, musore nawe mukobwa, abari hafi n'abari kure, ndabinginze nimwumve ijambo ry'ubuhanuzi. Igihe cyawe cyo gutabarwa kirahari, kandi cyagera uyu munsi. Cyagera uyu munsi ucyumva buno butumwa cyagera. Birashoboka ko buno butumwa bugusanze mu gihe cyo kwiheba. Hari uwanyandikiye muri commentaire ramwa ngo se nanjye Imana izantabara, nanjye Imana izahindura buno buzima. Uyu muntu urumva ari mu gihe kigoye, kimwereka ko yibaza ngo ese Imana izamutabara. Niyo mpamvu ni wumva ufite ijambo rihumuriza, ugira uhumurisha abandi. Nshuti zanjye, niba hari ijambo wumva ryaguhumurije, yenda twese ukaba utari dusangiza ko bamwe udafite, yenda rishyire kuri stati yawe, kuko abantu ufite muri telefone bose ntiwaribohereze. Ariko ntihazabura umwe, ntihazabura babiri bazakira ibyiringiro n'ihumure kubera iryo jambo ryiza ushyize kuri stati. Niyo mpamvu buno butumwa nibukugeraho ujye ubusangiza abandi, ujye ubusangiza abandi. Niwamenya impamvu bwumvishe, wabona hari undi uri mu bihe nk'ibyo urimo ukeneye iryo humura uhawe. Erega tubereye guhumuriza abandi. Niba tubahumurije, namwe nimudufashe guhumuriza abandi, ubutumwa bugere hose. Ejo umunsi umwe nari mvuye i Burundi, noneho ngeze ku mupaka, murirayo n'umuntu turimo duteza, akomeza kunyitegereza. Tugeze mu Rwanda, twarenze ku mupaka nyine, ubwo twavuye mu gice cy'uru twaje mu gice cy'u Rwanda, aranyegera arambaza ngo se ni wowe muvuga butumwa? Yego. Kano ka video se nakawe? Ni yego. Arambwira ngo kano kantu nabonye umuntu yagapostinze, ndamubwira ngo nakame. Arambwira ati ijambo ritarengeje n'umunota. Arambwira ati ino jambo wavuze ryatumye mbabarira igikomeye nari maranye imyaka 10. Iri jambo ryatumye umutima wanjye ukira, ntanga imbabazi ntawe ubinegeze. Ati kandi narasengewe, naragize gutebira, hatari ku ijambo wararivuze, numva ritumye ntanga imbabazi. Narivuze nk'uko ndihawe, ariko sinarinzi ko hari uwo rizakiza igikomera maranye imyaka 10. Urumva uwari postinze yari postinze kubera ko ryamufashije, kumbi ari postinze kugira ngo rikize umuntu igikomere cy'imyaka 15. Niko rashobora gufata ijambo nk'iruka risangiza abandi, hakabaho abantu baza kwakira kubohoka n'ubuzima ubigize mura, nawe ugahabwa umugisha nk'uwavuze iryo jambo. Reka mbabwire ngo nawe igihe cyawe cyo gutabarwa kirahari, kirahari, kirahari.
Imana ibaho umugisha. Ujye uhura n'ibivate wabigerageza wamakuba we ndabizi ko ufite igihe uzarangirira. Erega siko bizahura kuba mutegereza. Nta uzakorwa n'isoni kiretse abava. Igihe cyawe kirahari. Igihe cyo kuva mu bukode kirahari. Igihe kirahari njya nikira nkavani hari igitondo kimwe nzaba ntakigenda n'amaguru, hari igitondo kimwe nzaba ntagikodesha kuko nibyo mpagazemo uyu munsi, hari igihe ntari mbihagazemo, nibyo mfite uyu munsi hari igihe ntari mbifite, niba mbifite ni icyizere cy'uko n'ibidahari ejo bizaza. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi byanze, uyu munsi urahibereye ko nta nzira zihari. Igihe cyawe cyo gutabarwa kirahari kandi nukinjiramo ntuzibagirwe Imana yabikoze. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka abadamu binjize mu gihe cyabo cyo gutabarwa, abapapa tugenzereze gutyo, abasore n'abakobwa bagiye, buri muntu wese umwinjize mu gihe cye, maze tuzumva ubuhamya bw'Abarushimana, natwe tuzaguha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha.